sawa. So teknisiye bari hano mudufashe kuriraho rino zima kugira ngo dukomeze na gahunda y'ibyo indabo. Yes, murakoze cyane. Mbere tureka umwana umukobwa mukuru wa Nkusi Thomas Yanga nawe akaba yaje gusezera ku mubyeyi we, akaba n'ubundi ari guhobera umusaza we, hanyuma dutambutsa mukecuru mama wa Yanga utambuka nawe tumuha ururabo kugira ngo asezere umuhungu we. Ni umubyeyi ukomeye cyane wantangaje muri no minsi ikomeye. Nambwiye ko ikintu cya mbere cyamushimije kurusha ibindi ari ukubona umuhungu we agiye yakiriye Yesu. Ari mu bantu badukomeje cyane muri iyi minsi ku buryo budasanzwe. Umunsi wa emotion ari guhobera umwuzukuru we mukuru, ati ndagukunda mwana wanjye. Tugiye gukora sibyo? Izindi gahunda kandi zikomeze. Dufashe abantu b'imyanya neza. Nanjye ndakomeza kubashimira cyane mwese abo tumaranye iminsi hariya Ntarama mu rugo kwa Tom.
imigoroba, umuhate wanyu, imbaraga, ubutunzi, abo twabanye nijoro ryakeye, umugoroba utari woroshye, ariko nabonye kwihangana kwanyu, ubona umutima wanyu mwiza, ntabwo twavuga ibindi tubashimiye. Uyu munsi ni umunsi w'akazi, mbere w'icyumweru, kubabona mungana mutya, umuntu yakwibaza rimwe na rimwe byahagaze kugira ngo mube muri hano, ariko biherekejwe n'umutima mwiza. Ndabashimiye nanjye, Imana ibahe umugisha kandi ibafashe. Ndagira ngo nsome umurongo umwe hano muri Bibiliya, ni umurongo wasubiyemo kenshi mu migoroba twari hariya Ntarama, ariko munyemerere musome hanyuma mubasangize bukeya, hanyuma mukanya tururutsa umubiri mumva yateguye kuwubika, hanyuma indi mihango ize gukomeza. Nitwa Pastor Frank Karemera kuri New Life Bible Church Kicukiro. Ndagira ngo dusangire aya magambo ari mu rwandiko Paul yandikiye Abaefeso mu gice cya nyuma cy'urwo rwandiko, igice cya 6 umurongo wa 10. Kandi umurongo wa 10 ntitunawusoma wose, kandi ntabwo butakaze context yawo, ariko ndagira ngo dufashe. Ephesians chapter 6 verses 10, the very first part of the verse, that is where I feel like I can share. Mu Kinyarwanda haravuga ngo, mwanditsi aravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'umwami wacu Yesu, kandi gukomerera kuri izo mbaraga z'Imana iha abantu niko gukomera gusigaye kwizewe, naho gukomera kundi k'ubundi buryo nuko akanya gatoya. Niyo magambo twavuga uyu mwanya. Hari abantu bakomeye kuri iyi si, isi irabihamya, itangazamakuru rirabyandika, abantu barabakonsulta mu gihe cyo gukomera kwabo, bagira imbaraga mu isi, zaba iziri political, zaba imbaraga military, zaba n'imbaraga z'amafaranga. Hari n'abakomeye bagira imbaraga z'ubwenge, ibyo twita ubumenyi, skills. Ariko ubu duhagaze hano tugiye guherekeza umubiri wa Tom, abenshi muri abo ntabwo bakiri kuri iyi si. Bivuga ngo nta n'umwe uzayihoraho. Twabivuzeho kare ngo uwavutse akabaza kuri iyi si akaba ariho wese ni umukandida w'umunsi umwe kuzaba nawe duherekeza umubiri we hano cyangwa se ahandi, biterwa n'ahazatahira, kuko bino bintu byo gukurwa umubiri twimurwa muri iyi si bigereranywa na bijya mujya mukora mu ngendo. Now nk'uko byagenze kuri we, ni nako byagenda kuri nge, ni nako byagenda no kuri wowe no kuri mwene data wese, niko byagenda. Ijambo rero rya nyuma ngira ngo tuvane muri aya magambo ni iryo jambo ngo ibisigaye nyuma y'ibitambutse duhitemo gukomera. Rero Tom kurwara igihe yarwaye uko kingana cyose biri mu bitambutse. Amavuriro yavurijwemo na depanse zatanzwe ku buzima bwe ngo bugaruke, byose biri mu bitambutse. Yego, imirimo yari afite gukora, imishinga yaba agiye adasoje, ibyo nabyo
biri muri tambutse. We can't do nothing about that. Ariko iki ijambo ry'Imana ritubwira ni iki ngiki. Ibisigaye hirya y'ibyo bitambutse, duhitamo gukomera kandi dukomerere mu mwami wacu Yesu. Dore ibyiza biva mu gukomerera mu Mana mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Icya mbere, iyo uhisemo kwikomeza ku Mana mu bihe nk'ibi, dore ikibaho. Imana, God refreshes your mind. God refreshes your spirit. You feel like you possess the grace of God in you. Muri wowe, Imana igusukira ubuntu bwayo bwo kubyitwaramo neza. Kuko Tom is going, ariko abana barasigaye, abavandimwe barasigaye, imiryango irasigaye, igihugu kirahari, cyo ntikivaho, imishinga irahari. Bivuga ngo niba agiye, Imana ibyemeye, Imana ishimwe, ntacyo twabikoraho. Hakaba hari ikintu kidasanzwe uriya mwana yakuranye. Ntavuga ibintu bibiri. Icya mbere ni urukundo n'urugwiro yagiraga, haba mu bana, haba mu bakuru, haba mu rugano. Icya kabiri ni ubupfura, ubupfura n'ubunyangamugayo. Ejo nimugoroba mu kiriyo, intumwa ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yarabivuze, nawe yabigarutseho kuko yabimubonyeho. Ni umwana nk'uko umugore we nawe yabihamije. Ikintu yamukundiye ni urukundo rwe no kuba ari umuntu wafataga ubuzima, wafataga ibintu byose mu buryo buri positive. Icyo ni ikintu twese tuzabimwibukiraho, ahubwo jyewe nabasabaga ngo namwe muzagere ikirenge muke muri ibyo bintu by'ingenzi. Aha rero ni igihe cyo gushima. Mbere na mbere dushima Imana yamuduhaye, ikaba yaramunyujije muri izo nzira zose mu byo yakoze byose, ariko icy'ingenzi akaba arangije urugendo rwe neza. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo hahirwa abaruhuka baruhukiye mu Mwami, kuko imihate yabo n'ibyo bakoze byose birabaherekeza. Baruhuka imihate, ibikorwa byabo bibaherekeza, kugira ngo ibikorwa bigaragaze. Urukundo yabakunze, urukundo yabagaragarije, imikoranire myiza yagiranye namwe, ntimwari kuba muraha iyo bitaba byarabaye byo. Rero turashima Imana mbere ya byose, yamwakiriye, ubu akaba aruhutse ari mu mahoro. Abandi dushimira ni umuryango avukamo, ariko n'undi muryango abamo. Murabizi mu buzima usanga tuba hanze igihe kinini kurusha icyo tuba mu miryango yacu. Rero kuba muri aba bantu bose ko mubana ahangaha bazanywe na Tom, no mu nzira aho twanyuraga hose bavugaga ngo Tom nguriya nawe baramuherekeje, kuko hari undi wagiye ejo bundi nawe abe n'umwana wacu turavana. Imana rero ishimwe cyane kuba yaramuduhaye, kuba yaramubahaye.
babiri barahagarara abandi babiri hano n'abandi babiri hano wino nawe uhagarara uramuhereza iyo ucara hakurya ukamwakira we hagarara neza yego mutisonga umukobwa hano hantu kuri hari ndagira ngo usabe abantu bose kuri famiye hafi atari babandi yavuze kugira ngo babe hano hanyuma ntabwo mwigiye muri famiye rwose n'aba basore badufashije ndetse nk'abari inyuma gato kugira ngo byibura umwanya noneho tugiye mu mwanya ushyiramo indabo mbere y'uko mu kanya n'abandi bose byose indabo turaza kureba uburyo muza kugenza hanyuma twatangira ku muryango wa hafi hari umukobwa arabafasha kwiga mushyiramo indabo ubundi mu kanya dusubire mu byicaro kugira ngo n'ibiganza turatangira na madamu wa Tom n'abana turakomeza na mama wa Tom niba abana barangije mama wa Tom imbere n'abandi bafashe turasa inyuma gatoya kugira ngo mu kanya dufashe n'abandi basore bari hano baze dufasha gukomeza indi mirimo isabwa hano ku mugore
gatoya. Hano hari dusubira inyuma gatoya nagira ngo nsabe umuvandimwe Tom cyane Pastor South Africa sengera kubato y'umwuga ubundi ukomeze indirimbo yose. Amen. Reka twigire inyuma gatoya ho gatoya famille ntimujye kure cyane mwe hafi ariko akanya hanyuma nsabe babasore baze badufashe kugira ngo ikinirwa muse nk'abigire inyuma rwose kugira ngo bahe umwanya kugira ngo badufashe abasore mwese mutambuke mugire imbere. Media namwe mugire inyuma gatoya mugire inyuma kugira ngo mutange inzira kuri bano basore kugira ngo bakore akazi kabo neza. Bari hano budufashe gukuriraho rino hema kugira ngo dukomeze na gahunda y'igishusho indabo. Atambuka ashyiraho ururabo n'indabo zo kwishimira ibyiza Yesu azakoze kugira ngo nta n'umwe muri abantu benshi bari hano mwaramumenye uko nabivuze ku mugoroba utamumenye ari muto n'umubyeyi mukuru yaramumenye abana be bagiye mu gasobanuro. Atambuka Thomas Madame Thomas n'abana
baherekeze mama wabo kugira ngo bashyireho ururabo. Murakoze cyane masura myanya yanyu. Madame Tom witwa Eriko, umuhungu witwa Thompson, umukobwa akaba witwa Agnes. Nagira ngo nsabe kandi narada batambuke, umwana w'umukobwa wa Tom mukuru nawe atambuke, narada family mwese muze muri kumwe kugira ngo mushyireho ururabo. Yes, murakoze cyane. Mbere reka umwana w'umukobwa mukuru wa Nkusi Thomas Yanga nawe akaba yaje gusezera ku mubyeyi we, yewe anatambuka n'ubundi ahobera barumuna be. Akaba n'ubundi ari guhobera musaza we. Hanyuma dutambutsa mukecuru mama wa Yanga utambuka nawe tumuha ururabo kugira ngo asezere umuhungu we. Ni umubyeyi ukomeye cyane wantangaje muri no minsi ikomeye. Nambwiye ko ikintu cya mbere cyamushimije kurusha ibindi ari ukubona umuhungu we agiye yakiriye Yesu. Ari mu bantu badukomeje cyane muri iyi minsi ku buryo budasanzwe. Umunsi wa emotion ari guhobera umwuzukuru we mukuru, ati ndagukunda mwana wanjye. Umukecuru mutambutse kugira ngo ashyireho ururabo nawe. Ubwo abavandimwe ba Thomas namwe muze kuba mwitegura kugira ngo namwe mutambuke mushyireho ururabo. Abavandimwe ba Thomas mutambuke namwe rwose mwite mukomezaho. Abavandimwe ba Thomas kugira ngo benshi amazina mwagiye muyamenya. Yanga ajya gutangira gusobanura izina yatangiranye na mukuru we Mike, baza bose bikomerezaho turabamenya. Rero family reka umubyeyi arashaka kugira ijambo ritavuga atuzumva. Ndagushimye Mana isumba byose, Mana nyiribihe, gushimira ibihe nk'ibi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Gushimiye data wera ushoboye kugeza tumahangaha muri uru Rwanda rwamubyaye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro data. Ntabwo nabitekerezaga, sinari ko byanashoboka, ariko kuko uri Imana twizeye birashobotse, izina ryawe nirihimbazwe. Nongeye gushima data wera ku bwa leta y'u Rwanda idukoreye igikorwa nk'iki. Mwami wanjye uyagure, uyihe imbaraga, kandi data uyisukeho amavuta kuko data wayasutse kuri Dawidi ukayasuka kuri Salomo. Ndasabira u Rwanda kugira ngo uruhe umugisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urana n'abaruramya, Uwiteka abarwanya, ubigize ko kuri Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntacyo nabona natanga uretse wowe Mana ko ari wowe kiza imbere y'igihugu cyacu. Nongeye kugushima mwami wanjye ko mbonye abuzukuru banjye bakinguye se. Nongeye kugushimira Eriko mwami wanjye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yarwanya intambara ntahari, arwana n'izo ashoboye n'izo adashoboye, n'izangira zikorera, izina ryawe nirihimbazwe. Muri aka kanya mwami wanjye ndakwinginze
kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe buduhe imbaraga yo kunesha kandi abasore baraha bose bagire kwizera nk'uko Tom yagize kwizera akavuga izina ryawe n'uyu munsi bikaba bikivuga ko Tom yakuvuze yakwemeye izina ryawe hafi cyubahiro bana natwe kandi uragira ubwinde bose ubaha umugisha wawe abadutabaye abatugenze ku ruhande ubaha imbaraga zawe nabo bakwemere kuri Imana izina ryawe n'irimbazwe mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane ndashima Imana nta magambo menshi mfite ariko uyu tuvi ndimwe umuryango wa Gasana umufashe mu mugongo wamuhaye inyana murakoze hanyuma bavukana na Thomas Junior bakunyeho nise gatandukanye gashyiramo okay banze amutse umubyeyi abo sina abasore bavukana na Thomas nabo bakaba baje gusezera ku muvandimwe wabo hanyuma arasaba bashangazi ba Thomas ni muri hafi mukazana na base wabo mwese nawe mugushyingura abavandimwe maze mushyingura hanyuma bashangazi bari hano base wabo wa Thomas nawe mutambuke musubira mu myanya bashangazi bari hano hafi bafashe batambuke Simamura telefone boss. Si ntungari gutwara ibyaye n'uko byara. Mune telefone papa. Bashanguze uburyo mwete bose. Ababyeyi mutambuke twese mugerageze gukoraho hagati y'ibibazo. Turabashimiye cyane ngo base babo nabwo mutambuke mugire imbere abashangazi bo mwakoze cyane family Budiasi irakuri Junior ni murumuna wa Yanga nawe no gusobanuza amazina muzi yitwa Junior Giti ariko ubundi yitwa Bugingo Boni yashyizeho akazina k'akabyiniriro aba bose ni abakorana nawe kanje abahanzi benshi bafasha
ubuzima busanzwe uretse kumusobanurira filime bakorana kandi kazokumanisha kabanza barakurikirwa na family Kamanzi Hussein. Kamanzi Hussein ari hano asanzwe ari umuyobozi wa BTN banadufashije cyane guhuza ibikorwa by'uyu munsi kuva twamenye inkuru mbi. Nawe kera agitangirana na Yanga gusobanura yari azwi ku kazina ka Super asobanura igihindi. Hanyuma abantu bose bakoranye na Yanga muri The One bari hano nabonye Kadugara ngira ngo muramuzi mu gusobanura filime. Hari ukuntu Yanga yajyaga abona umuntu ufite isura yijimye wese akavuga ngo kiriya kirasa na Kadugara. Nkongoro nguwo Kadugara rero ni inshuti cyane ya Yanga. Hussein nawe tambuka mwese mu batangiranye na Yanga mugakorana kandi muzi cyane ubuzima buri yabayeho ubuzima bwa Yanga bwo mu buzima nka Thomas bose. Hanyuma sabe uburongi na timu ya SBT mwese mutambuke baraza kurikirwa na living word of Christ. Neri namubonye hano. Okay, basobanuzi mbahe. Murakoze cyane rero basobanuzi mwese akoze kuza gushyigikira umuvandimwe.